Inshuti abakunze banzagereyo TV turabashuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe ibihe byiza turongeye turabashuhuje tugarutse tuza ku cyemezo gishobora gufatwa n'abadepite cyo kuba bafata umwanzuro wo kwemera Rwanda Revenue Authority ikajya isoresha abantu bagize uruhare mu bukwe butandukanye. Abantu bacitse urondogoro ku mbuga nkoranyambaga nyuma kubera inyandiko y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority yagiye hanze igaragaza uburyo bwo gukusanya amakuru ku bantu bahabwa akazi mu bukwe. Iyo nkuru abeshi bahise babihuza no kuba abahabwa imirimo inyuranye mu bukwe bazajya batanga umusoro, bigatuma bibaza byinshi binajyanye no kuba byari biherutse kugaragara ko mu badepite mu nteko ishinga amategeko nabo bari bagerageje kuvuga ku icyo kibazo. Iyo nyandiko ya Rwanda Revenue yahererekanijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga igaragaza hagomba gushyirwa amakuru ajyanye n'umuntu wahawe akazi ko gutunganya cyangwa se ko guteka, abahawe akazi ko gutunganya ibyuma by'itumanaho sonorisation, abahawe akazi no gutanga ibyo kurya mu makwe, itorero rizaririmba rizasusurutsa abataramye abantu, ndetse n'amazina y'abageni. Amakuru asabwa n'amazina y'uwahawe akazi, nimero ya telefone, tin number ndetse n'izina ry'ikigo igihe gihari. Nshuti abakunzi banzagereyo TV, amakuru nk'aya ngaya n'ayandi muragumya kujya muyagezwaho. Ni Amisha Pro, kora subscribe niba ari ubwa mbere, niba atari ubwa mbere kandi usanzwe hano, sharinga, commentinga, hanyuma kanda kuri like kwako kantu kareba hejuru, nyaboneka ko gakumwe kareba hejuru. Umuvugizi wa Rwanda Revenue akaba na komiseri ushinzwe abasora bato Uwitonze Jean Paul yabwiye igihe ko nubwo iyo nyandiko iri guhererekanwa cyane ari ibintu byari bisanzwe. Yagize ati icya mbere ni amakuru ariko gusabwa ari gusabwa, uriya ntabwo ari umusoro mushya, ni amakuru ari gusabwa abantu bo muri iki cyiciro, kandi ntabwo ari amakuru mashya, ahubwo dusanzwe tuyabasaba kugira ngo tumenye ko bakora imirimo ibyara inyungu muri iki cyiciro cy'ubucuruzi no gutegura ibirori, bose banditswe ku misoro. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, niba bishyura umusoro ukwiriye. Ibyo ni ibintu bya mbere by'ingenzi. Yakomeje ashimangira yuko amakuru yari asanzwe asabwa, ariko ibintu bishya nk'uko abantu bakomeje kubigaragaza ku mbuga nkoranyambaga ngo ntabwo ari ibintu bishya kuri Rwanda Revenue Authority. Ati ikindi ni uko ari amakuru babonye asanzwe asabwa hagati y'umukozi n'umuntu ukora muri kiriya cyiciro cy'ubucuruzi. Bivuze ngo ntabwo ari ibintu bishya bije uyu munsi cyangwa ejo, kuko twagiranye inama nabo twumvikana ku makuru twajya dusangira yadufasha kuzuza inshingano zacu zo gusoresha. Yongeraho ati icyo tuvuga ni uko atari ibintu bishya, basanzwe baduhaye amakuru, noneho ubu buryo tuyakoreshamo tuyabyaza umusaruro. Ni akazi kacu kandi umusaruro wo ugenda ugaragara uko iminsi igenda ishira. Yavuze ko itegeko rigena uburyo bw'imisoreshereze riteganya ko umuntu wese ukora ibikorwa bibyara inyungu aba agomba gutanga umusoro nk'uko abitegekwa cyangwa biteganywa n'itegeko. Yakomeje avuga ko nk'abandi hose Rwanda Revenue iba ikeneye kubona amakuru agaragaza niba umusoro utangwa kuri ubwo bucuruzi ari wo wakabaye kuba uboneka. Ati ni gute twakwegera abo bantu tukabaganiriza, tukabagira inama, cyangwa se niba hari n'abawunyereje bakaba basabwa gukosora ibyo ngibyo bakawugaruza. Impamvu tugiye gukusanya amakuru nuko dukeneye gukora ubu busesenguzi bwose, kuko hari nk'abandi bavuga ku mbuga nkoranyambaga bati ese ubwo na emusa zaba arimo, kandi wajya kureba ugasanga arahembwa ibihumbi 100, ashobora gusanga mu kwezi afite ibikorwa 10. Ubwo urumva se atari miliyoni? Harimo abatari banditse, hakaba n'abari basanzwe banditse ariko badatanga umusoro wabo neza. Yavuze ati amakuru ari gukusanywa agamije kureba abari banditse n'abanditswe bashya no kureba uburyo bamenyekanisha umusoro ku buryo bunozwa kurushaho. Ati niba utari wanditswe urasabwa kwiyandikisha, birumvikana. Niba ari wanditswe watangaga umusoro
niba wari wanditswe wagatangaga umusoro uko bikwiye mu bikorwa bishobora gusora bijyanye n'ubukwe harimo nk'ahantu ubukwe bubera, abagemura ibyo kurya, ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya, abayobora ibirori ba MC babigize umwuga, abakora muri serivisi no kwakira abashyitsi babigize umwuga, itorero ryasusurukije abitabiriye ibirori byarigize umwuga. Hazajya habaho uburyo bwo gusesengura amakuru mu rwego rwo kumenya ko abantu bakoreshejwe neza. Abo mu miryango y'abakoze ubukwe biturutse ku makuru bahawe ntago bazajya basoreshwa babasaza bakuru, kereka hazajya hasoreshwa ababigize umwuga. Rwanda Revenue Authority ifite ishami rishinzwe ubutasi n'iperereza ku buryo ishobora kubona amakuru yose akenewe yabashingiye ku makuru yakusanyijwe mu buryo bwa nyabwo. Bakunze Banzagerayo TV, murumva ko yuko abo ngabo bafotora, abari bagafotozi, abadekora, abakora dekorasiyo bose bazarebwaho, abantu bose abangaba bagiye muri ibyo kurya, ibyo kunywa, abasanzwe bafite aya matini namba bazajya bayasoreraho, ariko basobanuye yuko abandi nabo bagomba gushaka izo tini namba bakanandikisha ibigo byabo mu buryo bwa kinyamwuga. Ni Nzagerayo TV, kora subscribe, kora share, hanyuma nakagaruka.